Anta biganiro umenyerewe gukora ibiganiro bijyanye na siporo kuri Radio Disi andi tiviti. Uyu mugabo akaba ashinjwa kuba yaravuze amagambo atari meza cyane ku bakinnyi bose bakina umupira wa shampiyona y'u Rwanda. Akaba yaravuze ko bose banywa itabi. Anta biganiro wamenyekanye kuri Radio andi tiviti wavuzweho icyaha cyo kuba yarafashe umukobwa bakoranaga ibiganiro ku ngufu, ariko imigambi ndize gucamo uwo ni nawe undi bakaba bamwita anetimugabo. Anetimugabo utarigeze agaragaza ko uno mugabo yashatse kumufata ku ngufu, dore ko abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye babigeramo uruhare kugira ngo kino cyaha kibe cyahishwa, dore ko bigaragaye nyuma y'uko abantu banyamakuru batangiye kwivanamo, niho bigaragaye ko atabiganisha gufata anetimugabo kungufu.